uyu murenge wa Beni na Mia utumye abantu tubacishamo ijisho. Mwabonye umugore wa Beni wa Mia? Mwabonye umugore bagiye mu murenge. Reka mbabwire sinzirira birakanza atari Mia wayidoze kuko irakanze cyambere nta kirimo. Ikindi tugaruke kuri Madamu Beni. Ubundi buramujye mureka abahungu babiryeho babasige nuko batabipevera. Mia narinzi yuko uzababara umunsi Beni yakoze ubukwe kuko nari nabyumvishe ngira ngo ni prank ariko byari byanyabyo nta nubwo Beni agukwiye pe. Niba kuye abakobwa nk'abari abareke bajyane. Urarenze sheri yayiwe hitawe. Mbega umugeni mawe we. Ura mukobwa se buriya Beni yega Beni shabe hara urahiye sheri. Hara nta kirimo ngiye kujundika amazi biranze. Nakomeje kureba imiterere, nakomeje kureba umuntu uri mu ikanzu, nakomeje nta kirimo. Afite wenda icyo yamukundiye ariko tuba kompaye hagati y'ura mugeni na Mia yararenze. Mia agenda wicara ahantu wigurira akantu uvuga ati Imana ishimwe. Mujye mureka abajene bave mu buzima bwanyu bagende bashaki kiniki. Ntabwo najundika amazi kuri iyi topic kuko nukuri ko Imana ura mujene yiriye kuri Mia. Kandi Mia yaramukundaga. Ariko dore umugeni ajyaye hitawe ndababaye. Kubera ko bamwe batangiye kugarura za video uwitwa Beni abwira umugore ati umugore nzakunda azaba kwita mama, undi ati nawe ati umugabo nzakunda azaba kwita papa. Bagarura za video za Beni ndetse na Mia. Reka mbanze mbabwire kano kantu mbere yuko ninjira mu bantu batangiye kurwanya urugo rw'uyu mukinnyi wa filime bagatangira kuvuga amagambo atari meza. Uyu mbibutse yuko bano bombi bahoze bakorana content y'urukundo. Hari ukuntu umuntu akora content n'undi muntu bikarangira amukunze ariko nyamara undi we ataramukundaga. Kubera ko uburyo nabonye abantu batangiye kuvuga ati ngo nubwo ushatse ibiki n'ibiki ati Mia yaragukundaga, ndaza kubumvisha ama video mberekana ama video muri rusange. Ariko mwabantu mwe uwitwa Beni yakoze ikiganiro kwa Babu avuga yuko atakundanye na Mia yari content. Sinzi neza niba Beni yaramukatiye, sinzi niba Mia yaranzwe nkuko bivugwa. Ariko mwabantu mwe ubukwe umurenge wa Beni wabereye Kinyinya ni umurenge wabaye mwiza, ni umurenge abantu benshi bishimiye. Mbere yuko nza kujya kwibyo bintu bagenda bamuvugaho ariko kambaye babwira ibyiza byahabaye. Uwitwa Beni uyu munsi ndetse n'umugore we baje bambaye neza. Tureka amashyari kuza dusebya umuntu kandi biba byamuvurnye. Ni Beni waje wambaye ikote rya costume ndetse waje no modoka nziza cyane. Ikindi nuko parewe yari Kiramani. Urumva ko Kiramani nubundi akenshi na kenshi muri sinema nyarwanda abana n'abantu neza, ubona ko amakwe menshi arataha. Bivuze yuko Kiramani niwe waje ari parewe. Nabonye abantu batandukanye, nahabonye inshuti zitandukanye zo muri sinema nyarwanda. Ariko ikintu cyambabaje ni kimwe, n'uburyo uwitwa Soti n'umunyamakuru yapostinze video ya Beni. Apostinze video ya Beni, uwitwa Jackie araza ajya hatangirwa igitekerezo avuga amagambo agira ati, yavuze ati Beni baramurongoye kandi ngewe ndarangije. Uwo ni Jackie. Urumva ko uwitwa Jackie we yivugiye ko Beni bamurongoye kandi ngo we arangije gutanga igitekerezo cye. Ni video Soti yarapostinze, Jackie aza muri comment ashyiraho ayo magambo. Sibyo birangiye haza n'undi mukobwa witwa Be muramuzi kuri Instagram, arangije atanga igitekerezo. Ariko nabonye yuko harimo nyewe no kuba harimo akantu nyine kiki. Be aravuga ati uwitwa Mia kwanga gutandukana na Beni byari bikwiye. Ati Mia nakwiriye Beni ibiki n'ibiki. Ndaza kuba hano video mu yuyumvire. Ariko mbere na mbere icyo nabonyemo ni kimwe, nuko uwitwa Beni urukundo rwe na Mia abafana barugeze nkaho ari urwanyarwo.
akantu mukumve neza, uwitwa Ben na Mia bakoze content abanyarwanda barayikunda ndetse n'amahanga barayikunda, ndavuga aba diaspora bamaze kuyikunda kugira naho abantu bumva ko Ben na Mia bakabanye. Mwabantu mwe uyu munsi tubona amapranka agiye atandukanye abantu bitana ngo ibintu by'inkundo bikarangira umwe akunze undi, bamara gutandukana ugasanga izi ngaruka zose zitangiye kugenda ziba. Urugero, niba uyu munsi Jack avuga ngo nago Ben ararongowe, urumva ko si yishimiye umugeni, ariko nubundi ubukwe uko bwaba kose gutanga ibitekerezo biba byemewe. Ariko mwabantu mwe uwitwa Ben yakoze ubukwe bwiza, ndavuga mu murenge, yakoze umurenge mwiza, yaje yambaye neza, muri kuza mufata Ben mushaka kumusebya, afite umugore mwiza. Mwabantu mwe ikintu cyaranze uyu murenge wa Ben ni umurenge waranzwe n'ubundi n'itangazamakuru, kubera ko urabizi ko Ben umusitari, Ben n'umwe mu basore mu Rwanda bahuza n'abanyamakuru benshi cyane. Ni Ben muri make kwa kundi mumuziho, ariko ukabona ko ya content abanyarwanda bamenyereye, ya content abantu bumva ko ari Mia na Ben, abantu byanze kubava mu mutwe. Uyu munsi Mia na Ben abantu bazi ko bakundana bya nyabyo, rwari true love. Gusa Ben we yabishyizeho umucyo aravuga ati nge sinakunze Mia, byari content. Mu gihe Mia yagiye kwa Irene akora ikiganiro aravuga ati tukiri mu isi nago imibabaro izashira ku isi. Bivuze yuko Mia ashobora kuba yarakunze Ben mu gihe Ben we yarazi ko ari content. Mbibutse yuko bano bombi bagiye batrendinga baterana imitoma, ndavuga Mia na Ben bagenda baterana imitoma ku ma YouTube, abantu barakunda, bakunda couple yabo. Gusa ubu bukwe butumye uwitwa Mia na Ben bongera kuvugwa cyane mu itangazamakuru no social media muri rusange, bikomotse ku kintu bita ira prank bakoze, ariko umwe bikarangira kunze undi atamukunda. Umugore wa Ben na makuru menshi umuntu amufite, kuko na makuru menshi abantu bamuziho, ariko uko nyiranyamenya nababwira, ariko ni umugore ucishije bugufi, ubona ko ni umugore witonda, umugore ufite uruto ku muremure rwose ushinguye, ni umugore wibashye nyine muri makeya. Abantu bamukompeya na Mia akora content. Narababwiye ngo uyu munsi abantu dukora amakosa ugasanga duhaye inkundo zacu abantu batazikwiriye. Uyu munsi Mia kuko niba ibyo bavuga bagenzi be, kubera ko niba be yavuze ngo Mia ndabizi neza ko yakundaga Ben, ariko Ben kuba mwanze Mia nagende yishime kubera ko ngo Ben atoye umugore ngo udafashije. Ku bwanjye rwose Ben ashatse ashatse umugore muzima, Ben akoze ubukwe bwiza, ni Ben weretswe urukundo na Kiramani kuko nabaye pare. Niyo mpamvu babwira ngo uyu munsi ibyo mukora byose mujye mugerageza mubari n'abantu neza. Mwabantu mwe ndabwira ngo uyu munsi ushaka kuza ugatangira ibiki, ariko uwitwa Ben yakoze ubukwe bwiza, yakoze umurenge mwiza. Niyo mpamvu babwira ngo mwiza ngo mukritike Ben kubera ko yikoreye umurenge mwiza, yambaye neza. Tureke amashyari yacu yatuzonze. Ibintu be yatangaje ngiye byanambabaje, ndavuga ati gute umuntu yitora akaza akajajinga umuntu inkumi ngenzi yayo, umugeni umuntu akoze ubukwe uraza kwa mujajinga kweri. Be rwose aho uri wikosora akantu wakoze naga, ariko kubera ko niba umuntu akoze ubukwe ateye intambwe akava muri content na mugenzi we, kandi abantu mwihuza ubukwe bwa Ben ndetse na Mia. Mia afite ubuzima bwe abayemo. Uyu munsi Mia nta kintu aratangaza. Nababwiye ngo akenshi abafana nibo bateza amakimbirane muri social media. Ati kubera iki Ben ahari ndetse n'umufasha we na bifitiye amahoro yabo, ariko abafana batangiye kuza mu makomenti ati Ben ararongowe ibiki. Ibi ni ibintu social media bimenyerewe. Uyu musara akoze ubukwe, mwarabibonye kwa Irene Murindahabi n'umugore Liliane uko Aisha yatatswe, Aisha arabenzwe ibiki, ariko mbihuze nuko tubona akenshi na kenshi
iyo abasitari bakundanye se bakunda gushakana. Urugero, Titi Brown na Nyambo murabizi ko bakoze prank na content y'ubesto, biza kurangira umuhungu akunze umukobwa, Titi akunze Nyambo, biza kurangira Nyambo akoze umurenge nawe, ndetse n'uyu munsi amaze iminsi ari mu kwabuki hariya i Bugesera kuri Muhazi. Bivuze yuko ama content uyu munsi abasitari bakora birangira umwe ayakundaniye undi yamara kumuta, undi akarwara depression. Nababwiye ngo izi nkundo abantu tuvuga, izi nkundo abantu dukora cyangwa bidukora uyu munsi, ni ibintu ubwacu bitugiraho ingaruka mbi cyangwa nziza. Urugero, niba uyu munsi abantu batangiye kumva ko ngo Ben ashatse umugore ngo ibiki n'ibiki, Ben umugore ashatse aramukunda, niba muhisemo akamushaka mwiza kumujajinga ngo mumutera amabuye. Impamvu ino video nyikoze ni ukugira mbereke uburyo abantu abasitari babayeho. Uyu munsi umusitari akora ubukwe, akora urukundo, okay, tubona content nyinshi z'urukundo tuzi ko ari content, bikarangira kuko bibaye bya nyabyo. Uyu munsi rero murakina filime z'urukundo n'ubundi birangira wakina mukunze, akenshi na kenshi iyo umwe yanze undi agira ikibazo. Abantu bavuga ngo umugore wa Ben si mwiza, ni umugore mwiza rwose kandi muzima, ufite tayi nziza, wambara neza kaberwa. Mureke ibya Mia mumureke, ahari nta kintu Mia aratangaza, abafana mwitangira kuzamura impaka, kandi nyamara Ben we nta kintu yigiza bivugaho. Ben we yimereye neza, ahubwo tumwifuriza urugo rwiza kugira ngo akomeze yubake. Impamvu bya nyabyo ubona ko abantu batangiye gukomperinga Ben na Mia ndetse n'uyu mugeni, na ahantu bahuriye, kubera ko uyu mugeni abenshi si tumuzi muri social media. Uyu mugeni abenshi ntabwo tumuzi muri social media. Mwihuza umugeni rero ngo muhuze Ben, muhuze Mia ndetse n'umugeni, nibyo baduhaye content turaryoherwa nibyo, ariko se content baduhaye ko yarangiye, turashaka ikindi. Rero nsoza, umurenge wa Ben wari umurenge mwiza, wari umurenge rwose mwiza wabereye Kinyinya, ndetse rwose Ben wari waberewe. Murabizi ko n'undi musore uberwa ni gake, buri ko umusore munini uberwa ko Ben rwose ariko yari yaberewe, ndetse n'umugore we mu ikanzu y'umweru dede y'amata nawe yari yaberewe. Sinzi ngo ubukwe buri ryari, ubwo ubukwe gwasaba nuko ntago mbize, ariko uko amakuru ngira nyamenya nzagira nyabasangiza. Muri make ibyari biri imihanda, ubukwe umurenge wa Ben watangiye guteza imaka hano hanze bitewe na ya pranka ya content bakoze y'uwitwa Mia ndetse na Ben. Ariko nyamara hari byo abantu bita pranka, ariko nyamara ari ibyanyabyo. Uyu munsi ndaje mfata umwanya nangire ndebe se pranka abantu bakora sizi bizanyazo. Kuki abantu batandukana bari pranka bikarangira bakoze hajemo amatiku? Ese kubera iki wamugana? Kuki abantu uyu munsi bakora pranka ziri nkundo bikarangira hajemo ibintu bita amatiku? Kuki wayi? Kubera iki biba? Urumva ko hari igihe bakora pranka, za pranka bakoze bikarangira ko zibaye izanyazo. Gusa Ben we agashoje, hasigaye Mia kina filime muramuzi, ni umwe mu bakinnyi ba filime beza kandi dufite mu Rwanda kandi babahanga. Mia nacyaratangaza uretse abafana ndetse batajya kuzigera bajujura, ariko witwa Bewe rwose yambabashe cyane bitewe n'ibyo yavuze. Bebe wikosore biza ngo utangire gutanya abantu, ngo utangire gufatanya abantu, kubera ko wa muntu we be have nawe ko rubukwe tubone umusheri wawe. Kora ubukwe be tubone umusheri wawe, ure kuza utangira gushwanisha abantu ngo ibiki n'ibiki, ngo ni mwiza, ngo ibiki n'ibiki, ngo naga ari mwiza. Ibyo naga ari byo, nago bitureba twebwe abanyarwanda. Icyambere uko dushikira umukinnyi wacu tukamwereka urukundo kubera ko yakoze ubukwe. Reka rero nge nshimire mu twabanye, mbabwira yuko tubageza amakuru meza abagiye atandukanye avugwa mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Tubakorera entertainment, ibiganiro, documentaire, inkuru z'ubuzima bwa buri munsi,
ushaka kudusapotinga wajya muri comment, nimero twaziguhereza bundi ukagenda usapotinga. Ikindi ushaka video nziza, ushaka video za TikTok, video za Instagram, video za YouTube, video z'ubukwe, indirimbo, filime ndetse n'ibindi, turagufasha tugushutingira video z'ubwoko bwose, amoko yose tukorera video. Reka mbashimire, nge nitwa IT Channel Home Empire.